Niko se Biri. Misiyo yanjye naguhaye ko mbona nta kintu mu kuyikoraho bimeze bite? Mabuja. Misiyo amaye irakomeye. Kandi kuyikora iriya misiyo birasaba kwitonda. Iriya misiyo iri mu rupfu gupfa no gukira. Misiyo nabwo yagize ite? Ntago numvishe. Mabuja irakomeye. Hejuru y'amafaranga naguhaye miliyoni zanjye 4. Misiyo naguhaye imeze ite? Miliyoni zingahe? 4. Misiyo naguhaye imeze ite? Subiramo numve neza. Irakomeye. Urasuhuza iki? Unsuhuza iki? Hejuru yuko wibagiwe umfata unjugunya hanze. Unjugunya nk'ikimbwa yahaze. Umva nkubwire. Kurugutura amatwi nkubwire unyumve. Ubu rero naje. Umenye ko iriya mitungo wigaraguramo n'iranda yawe nufishe ngo washatse. Umenye ko nyifiteho 50 ukageraho 50. Ni 50-50. Niba bidashoka ko dusubirana, ni pasu. Maze iyo 50 uzajya kuyidagaduramo n'izo ndaye zawe. Ariko reka nkubwire ngo ibyo wikora byose ubwire iyo nda yawe uyimenyeshe yuko ubu naje nje hari amategeko agomba kundengera. Urigira gushya se ngo nge birankanga. Nge ntago binkanga. Ndakubwiye ngo hari amategeko agomba kundengera. Urumva utagira ngo niki hagiye wansohora gunjugunya nk'ikimbwa ihaze. Ijoro ryose ndarangiye ntuntesha urugo rwanye n'abana banjye. Ubu rero naje nje naguhagurukiye ikindi cyongeyeho. Ibyanyu byose nira company umenye ngo ni ibyanyu nagarutse kubyisubiza. Nakubwiye ngo tugomba gupasura cyangwa se ukemera tugasubirana. Urumva kandi baca umugani ngo amazi arahushyuha ariko ntibagirwe wambeho. Isaha n'isaha ushobora kunkenera ariko hari igihe wankenera nanjye ntagukeneye. Sawa komeza gahunda zawe. Genda sha nawe ibyawe ndabizi. Joshua, ayo makuru mpaye n'ukuri. Nyumvira kweli ariko kuki abagore mu babasama. Amakuru ndimo ndaguha yose ugerageze uyumve nk'amakuru nkuzane. Ntago nje ahangaha ngo nje kugira ibindi bintu nkubwira. Wowe fata banza utekereze ikintu kimwe. Nukubera icyo umugabo wawe yashaka umurumuna waguma mw'urugo. Icyo cyonyine cyagufasha guhita umenya ngo amakuru Joshua azanye na amakuru afite aho yakuye cyangwa se afatika. Ibyo urumva babisobanukirwa. Ikindi kimwe nakubwira, nyumva neza.
ngo akazi uragashoboye se niko bimeze nk'uko babimbwiye? Ya, ntugire ikibazo. Akazi ndagashoboye. Ngiye nkora giprofessionel kuko narabyigiye. Ntabwo naza hano nashoboye akazi. Ndiyizeye cyane rwose. Gira ngo umenye ko aho navuye mu kazi ntago ngiye bigeze banyirukana. Ntabwo twumvikanye ku mushahara neza kandi mfite skills ziri hejuru. Gira ngo nkumenyeshe ko nituramuka dukoranye neza ni byinshi nzagufasha rwose muri projet zawe ufite ukoramo. Nzakuba hafi dufatanye dukore business tera imbere. Wakoze nk'ahantu hangahe? Nka company zingahe waba warakozemo ku mwanya nashyize ku isoko? Ni iyihe mpamvu ubona mufite imitungo ingana gutya? Ukaba uriho gutya uhora mu rugo wicaye kandi umugabo ukajya agenda kuva mu gitondo kugera nijoro akaza gukomangira yasinze. Icyo cyo ntabwo wabanza ukagitekerezaho. Joshua, narabikenze ubwo umugabo wanjye yashakaga ko murumuna wanjye aza hano akahaguma, turanabishwanira cyane. Turabishwanira ndavuga ngo simushaka, akambwira ngo nubwo utamushaka ngo kugira ngo azave muri uru rugo ngo uzagende. Gushwana rero nta kintu, numva nta kintu byamara kubera ko umugabo wawe hanze ahangaha baramuzi. Hanze aha baramuzi, nuko wenda wowe utari murabasha kuba usohoka hanze aha, ariko umugabo warazwi hano hanze. Ese ejo bundi wenda ugize ikintu ushaka kuba wamenya, urumva nawe ukagira gute, ukaba wazajya undeba n'akajisho koroshye byibuze. Nakoze kamaje gukora ubu ngubu company 3. Company yawe ni ya kane ngiye gukorera. Kandi nizera ko tugomba gukorana neza dufatanyije. Umenyereye akazi? Ya. Amanyanga abakozi bakunda gukora, cabiranya ibintu byose, uryarya bakunda kugira, kwiba kw'abakozi, gukererwa ku kazi, ibintu nk'ibyo, mbega ya manyanga yose y'abakozi urayamenyereye? Trust me. Focusinga ku kazi. Kandi akazi ni akazi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo tuzafatanye dutere imbere. Ubwo ntacyo nzaguhisha, ukuri kose nzakuguha. Kandi sinifuza ko business yawe yahomba. Ko rero ku kijyanye n'umushahara birumvikana cyo hari ikigomba kwiyongera. Reba ejo bundi nta makuru ugeze wumva hwihwiswa hanze ahangaha uwo mugabo uriya mugabo wawe bamufatiye hano ruguru kuri wa mugore uri hariya hakurya kuri ka gasantere hano. Urabona kano kayira kamanuka gutya muri rwa rugo uwo mugabo we niho bamufatiye. Ibyo byose ntago bizi. Ntabyo mba nzi. Ntabyo nzi. Wowe rero tuza, niba wemera kuganira nanjye amakuru yose ndayafite. Umva nkubwire, kuganira nawe nta kibazo. Icyo nshaka ni amakuru afatika. Amakuru afatika rero ni ngiye urahanga. Amen. Nta kibazo cy'amafaranga gihari. Icyo nshaka ni umukozi uzi ibyo akora, ubishoboye, utareba inyungu ze gusa, ahubwo arebe n'inyungu za kampani. Yego. Nkorera neza, nzaguhemba neza. Bose ntugire ikibazo. Nagukorera n'ibindi bitandukanye birushe cyane umushahara nzaguha. Urakoze cyane. Uhereye uyu munsi ndashaka yuko wibona nk'umukozi wa kampani. Nubwo uyu munsi tutakoze, ariko guhere none ahangaha wibone nk'umukozi wa kampani. Amakuru ufatika ni ngiye ureba ahangaha. Mama bure nyina nuramuka ugumanye nanjye gutya ukemera gukora kira kintu buri kimwe cyose ndi kugenda nkuhame inzira, ubwo urumva inzira ugomba kunyuramo ninjye ugomba kunyuraho ukajya ugenda nyine ukora kwa kundi nawe urabyo. Mbese ugiye ubona se nta mubiri mfite nakamomo kanjye kagaseka. Umva nkubwire, icyo nshaka ni amakuru kugira ngo menye neza ibyo umugabo wanjye arimo, haba kwa murumuna wanjye haba ku wundi. Icyo nshaka ni uko menya ibyo arimo, ntagira icyo nikorera. Rero uretse gato ntabwo uzi ibintu, sinzi niba amakuru ushaka kuvuga ngo tuyaguhe gute. Yewe nari mfite n'amafoto y'ibintu agenda akora. Ikintu cyose cyangwa amakuru atari meza ushobora kumva hano hanze agendanye na kampani,
buri kimwe cyose ujye uza umbaze tubiganireho turebe icyo twakora ariko kugira ngo kampani tuyizahure. Hari ukuntu itari imeze neza muri iyi minsi aricyo kigiye gutuma madamu muhindurira imirimo kugira ngo ajye gukorera mu bindi bintu, kuko nasanze gukorera hano muri kampani atari byiza. Niyo mpamvu nashyize uriya mwanya ku isoko. Ubwo rero ibintu byose bitaba byaragenze neza, amakuru ukomeza kumva, komeza umbwire tuyaganireho kugira ngo turusheho guteza imbere kampani. Inyungu za kampani ni n'inyungu z'umukozi. ariko ejo naje kugira ikibazo ga telefone kanjye kabona n'ikibazo mafata arasibama ariko ngiye ntanashaka nani. Telefone ufite iri bwoko ki? Umva nkubwire, telefone yose ushaka ndayigura. Aho ngaho Ndayigura. Urumva icyo ushaka cyose, icyo uzanyeneraho cyose aho uri kugera ku marangamutima yanjye, aho ngaho turakorana. Agatelefone mfite ni wagahindura ukanajya ukora muri za nzira nakubwiye, urahita umbwira ntangire nejo, sibyo? Ariko nanjye wenda nanjye nkwegere. Cyo mubwiye kimwe, icyo ushaka cyose, icyo ukeneye cyose uri bukoreshe kimbwire nkikore, hanyuma umpe ibyo nshaka. Nuko bimeze nta kindi. Uyu munsi ntabwo tujye dukora, niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo twicare tuganire, menye uwo uriwe nawe umenye, tuganire duhuze kugira ngo tubashe gukora neza, dukorere kampani. Ejo ni umunsi w'umurimo. Yego. Yego, nibyo nifuzaga yuko tuganira uyu munsi. Ariko Billy, ubu ni ibintu urimo bizakugeza kuki? Ese ureba ibintu byo kuneka bagwa amafaranga bakagugi, ubuntu utazabigwamo? Nukubona uri kugenda ugakora ukirirwa ujya kuneka abantu, sibira ntago ari byiza. Ushobora kubigwamo, amafaranga yose baguha n'ay'urupfu. Sinzi impamvu bira bintu buri mu gukora, ntago ndi kubishaka rwose, ntago ndi kubishaka, ntago ari byiza nk'umuntu tubana, umuntu tuba twaravuze ngo tugiye gukora ibintu bizima. Bira bintu bishobora kuvamo n'ibindi kandi nanjye nabigenderamo. Mva nkubwiza ukuri bro, mani ngira ngo urabizi iyi ghetto turimo, iyo ntayikodesha se wakabaye kuba uri hano. Ngiye ntabwo uri murangira inama se bro, kugira ngo ngiye mbahe muri iyi singe nsabiriza, nakemera nkakora akazi kabi. Ntabwo ngiye nshobora kureka akazi, kandi ngiye mva nkubwire nta nama zawe nyigishaka. We kuzana abakobwa muri iyi ghetto ne nagusubizayo, ahubwo umbwire ngufatire imyanzuro. Naba n'abakobwa urimo urakina n'isasu bro. Sinakifuza ko nshobora kuba ndi hano ejo nkumva barampamagaye ngo bapfiriye ahantu runaka, wagize urupfu rutunguranye. Bitekerezeho, ntago ibintu uri kuvuga nta hantu bihuriye. Ese uzi kuriya mu bosi uri kuvuga ngo ugiye kuneka, rura rugo uri kuneka, ukeka ko uwo mu bosi wari igicucu? Bro, menya wasaze. Please, ibintu ndi kukubwira si uko nkwanga, ahubwo amafaranga y'urupfu ntago ari meza. Ushobora kumva ngo uri mu bintu biguhesha amafaranga menshi, uwo yatanze ntago yanze, ahubwo nuko azi ko isaha n'isaha bishobora kugupfira, ugasanga ubigendeyemo, kandi uramutse upfuye nanjye nshobora kubigendera. Bro, ntago nari nzi ko ibyayi bisindisha. Imuka uri murangwa no yagusindishije? Ntago nasinze bro. Bro, baguha amazi unywe.
ndaje nkugurira amazi kuko ubwenge menya waba utakaje mani, amafaranga aravuna bro, ngiye nkoresha ubwenge. uyu munsi ndimo ndakubwira bino, ejo nzaba nguha rest in peace. aka kazi nkakoze imyaka 4 wangu ko ntarafatwa se. uyu munsi mvuze ijambo rya nyuma Bro, uzi nukomeza kunzengereza nzakwirukana uzajya ukwawe. just nanjye nakitunga bro. Witunga ibiki mani? aca wowe, emera ko nkugize Acha. kandi uri fake mani, wumva uza kwikorera akazi fake wowe mugenga gusa. umva rero nshuti yanjye, ngiye kukubwira, ngiye kukugira inama, ariko ntugire ngo ni ukukurambirwa, urabizi ko ntabikora. Iyo mbona wicaye ahangaha, mu rundi ruhande ntabwo biba binshimishije, kandi uri umudamu nawe ufite urugo. ndagira rero nkugira inama. Ndashaka ko ujya mu buyobozi bw'abadamu, wegere ubuyobozi bw'abadamu, ubabwire baguheshe gusubira mu rugo rwawe. Baguheshe gusubira mu rugo rwawe. Ukeneye gusubira mu rugo rwawe ugasanga abana, kabona niyo umugabo atakongera kukwemera nyine nk'umudamu we, kubera ko iyo umugabo yamaze gushaka undi mugore burya hari ibiba byahindutse mu mibanire ya bombi burya. Wagira gute? Ndashaka ko baguhesha gusubira mu rugo, hanyuma ukisubira mu bana, kabona niyo we yahaguruka akagenda ariko akagusiga mu rugo. Nta mpamvu yo kugira ngo uzerere hejuru y'indaya jya kwinjira. ni kari mu bwenge bwinshi, gusa nanjye maze iminsi mbitekereza. Buriya baravuga ngo ufite imfubyi wibwiriza kurera. Ndashaka guhangana n'uriya mugabo, akabona ko ibintu yakinishije yasaga nk'ukora mu jisho ry'intare. Yego, ndashaka guhangana nawe, yaba yarashatse yaba atarashatse, ibyo ntibimureba, kuko njye mfite itegeko rindengera. Nta nkangishe kuba yaransohora irya joro. oya nibyo. Ubu ngubu naje nje, ndaje mpangane nawe ku kabi n'akeza, ndarusubiramo mparanire ibyanjye. Ntabwo ngiye ngomba kubuzwa umunezero n'indaya, yaba ari kampani yaba ari urugo rwanjye, byose ndabikeneye, kuko mfite ububabare n'uburemere bw'uburyo nabiruhiye, nkaba yisandi kwangara hejuru y'umugabo udatekereza. Naramuretse ngira ngo azisubiraho wenda aze anyure, ariko ndabona byarafashe indi ntera. Ubu yamaze gushaka, rero reka nze mpaguruke mpangane nawe, haranira ibyanjye ko bitaribwa n'ingegera. Yego, ukeneye no gusanga abana bawe. Ndarushye Mana yanjye, umutwaro nikoreye w'agahinda ntabwo ugira ukuntu, nta n'umuntu wawumva. Ubwo unyumvishe rero, niteguye kugufasha rwose. Umva, buri hamwe hose nzagufasha rwose, ariko usubire mu rugo rwawe. Umva ku kabi n'akeza, araje mbone. Yego, azamenya uwo bajyanye ku idarapo uwo ari we. Reka ngende njye mu turimo narindi, ndaje mpaguruke. Nakubwiye ngo hari amategeko agomba kurengera umugore. Iki gihugu ntabwo ari cyo gutsikamiza umugore, ahubwo ni cyo kumurengera. nshimye kubyumvisha Cyane rwose. Nzagufasha ahashoboka hose. Ntiwumva se? gusa mu bintu nzi wifuza cyane kubw'izo mpamvu rero niyo mpamvu
twashatse kugira ngo adufashe muri kampani yacu irushaho gukorera kwagura imodoka yayo kuyakora bifuzaga yuko ukora mu buzima bivuze ko ngiye kumenya umwanya wabisobanura rwose ndimo ndagutekereza ahandi hantu heza ahandi hantu wakubonera akazi hakubereye hatari urusaku rwinshi rw'abasore n'abagabo n'abantu bose baba bari muri kampani utanejeje abo uri mu minsi mike maze gushakira ahandi hantu heza mbese uriya mukobwa nabonye uriya uwo wabonye sinzi uwo nakwereka sinzi kandi bandusha iki se bandusha gukora n'iki nakora ngo kigenze neza kuri kampani hano ni iki kitagenda neza ni iki nakoze kitagenda neza hagati aho darling I love you akazi keza ntabwo mbyumva none se basi ugiye kunshakira akahe kazi mbese ugiye kunjyana mu rugo rw'umuntu ntabwo ntabyemera turabona ntabwo uzamubwira ahubwo Oui. Ok, mwabisoje? Ok, sawa nta kibazo. nabi sinakoze ibyo nkora ahubwo umaze kubaha akanya bakazana muri kampani urimo ibintu wambeshye genda ahubwo uri n'umuganga uvuga ngo amamodoka ngo amazungu bose biri he genda ubu se niba wamaze kunyirukana muri kampani sayizi mfite iki n'ibindi byose bagiye kubinyirukana modeje iki se uri gukuru wanyirukanye nabi ukangiranye na yambwa y'umusega waneye n'umwaka nyine kuki ubwo muri abatera mwaka gute ngewe
sayizi banyo ibyo wankoreye ibyo urimo kuvuga ngo ndagukore ibyo wifuje rero byabaye nta soni ibintu wankoreye ijambo njyewe sinyisinzira sinyigira gute ibintu byose byarananiye none ukavuga ngo uko nabaye niwe bikunanira bikunanira iki ubu se sayizi nderekeza hehe niba bamaze kunyirukana muri kampani ubu deja yarangije no gufata imyanzuro ndakwirukanye barakwirukanye banyirukanye izo ni ingaruka z'ibyo wankoreye n'ubundi urumva narabisengeye bigomba kubaho urumva neza njye nabisengeye urumva neza iyo menya ko uri umuteramwako genda umuteramwako enda wanjye geraho wowe niwe muteramwako urumva neza uratinyuka nawe naguteye umwaka hehese muteramwako ni wowe ahubwo ari wowe utumye banyirukana n'andi akantu kabeshya gusa ngo hari amamodoka ngo hari ibipangu ngo kampani bayikwirukanye niba bamaze kuyinyurukanamo ibindi byose birahari wamaze n'ubundi ntabwo nari guhoma we ngo ugire amahoro urumva neza wagombaga guhoma ubundi se byari bimariye ubundi kutsumuye nawe kuba n'ubundi waranyikuyeho ntacyo byari bimariye urumva neza nongeye no kugira inyuma wageraho iyo nkumenya gusa nta nubwo mba namenyereye nawe umva sha uzabona urumva neza iyo sura nzanayangiza njyewe urumva uzabona ibintu nzagukore karazunguza amarinyo gusa urumva n'ubuhemu bwako ibintu kambeshya uko bafunga gusa ahubwo by'ubu bibeshya umuntu akagira ngo arakize kumbe se nzakira bigenze gute mana nuko bamfunga nakuniga urumva neza nakuniga nuko bamfunga senze umukobwa kambwira ngo afite ngo tugiye kurya umugabo wako ibipangu ibiki n'ibiki mu modoka ngo kampani ngo izaba yacu none nibikankore bose mbonye iki mana yanjye ntabwo nari nzi ko Angel yankorera biriya bintu kwe Angel ariko urambabaje ko nzakwangiza iyo sura yawe niyo mpamvu nagarutse aha ngaha kugira ngo twongere twibukiranye tubiganireho ushize uribuka ko wari ufite ibibazo kukugarukira aya masaha yo ndakugarukiye mana ndakwinginze kugira ngo umugirire neza umubere imana akubere umwana amaraso yawe amweze kandi amutunganye amugirire neza umwaka navuze nabi ziva hano zikamugeza kure rero ndasenza muri aka kanya mwana ndashingana urugo rwe mu maraso yawe ndarushinganishije cyane kugira ngo rurindwe muri bizinesi ye harindwe mwami wongere kumwibuka no kumukoresha umubiri ariko se da ko mbona umugore wawe ari hagati
y'abagabo babiri b'umuze umugore mubana mu rugo Wembwe mu musaza hari ukuntu bimeze ari hagati y'abantu ariko ndimo ndabona rusa n'ubudahari ndabona atari musaza ahubwo si ubu ngubu urabona urugo rwa kabiri ruhari Mana abari iki aho mu izina ryawe bari iki urugo rwa mbere rw'amafaranga none n'urwa kabiri ntabwo niyo mpamvu ngomba gusenga cyane kugira ngo uburyo bugaruke kuko bitari ibyo ngibyo uragenda urabona urasenga ariko Imana igira neza izaca inzira tubone impamvu y'ibintu byose kuko nta kintu kibaho kitagira neza akoze cyane kumfasha gusenga ni ukuri Imana ibahera umugisha cyane namwe uri mu ruhande rwanyu namwe Imana irebuke nanjye ngiye gusenga cyane ahari nagira umugisha ku Mana ahantu bitumugisha kira gisoma Bibiliya asoma Zaburi 10:2 ababwira gusoma mpamvu umugisha mfite atari wowe Mana nanjye nashakiye benshi nari nifuje nakoze n'ibintu byinshi ariko ubundi bamwandisha mfite keretse ku Mana Imana ikumugisha amaze nkurikirana ibya kampani banze y'inkurikirane abakozi Imana iguha simbashe kuguherekeza ariko reka nze ngushyirire agatike kuri telefone yawe murakoze cyane murakoze Imana iguha umugisha Amateri karaba kandi ariko reka nkubaze umwanzuro umaze gufata koko ariko wowe uhora uvuga nabi ntabwo mvuga nabi umwanzuro w'iki umwanzuro wo kumwirukana nagatangaye hari ibindi ugiye kumbaza ntawufasha ariko reka nkubwire wowe wemerewe gufata umwanzuro muri uru rugo wemerewe gufata umwanzuro wowe muri uru rugo abagore b'iki gihe mwigize abagabo wabajwe nuko namwirukanye bavuga ubwumvikane ntabwo bavuga yuko ndabizi kuba namwirukanye se hari icyo bigutwaye itakintwara se mbwira itakintwara ajya kuza hano ntabwo twicaye tukabiganiraho ugiye kumwirukana se twicaye ariko twicara ibyanyu sinabimenye wamenye ibiki ariko ibyo wamenye ugora uvugira mu matama namenye ko ushaka kumugira umugore wa kabiri namenye ko ushaka kumunsimbuza reka ngo ni igishongore ngo arandutangwa ndusha ubwiza amakuru yose mba nayamenye uyafite igice banzi yamenye neza njye ndicaye nkoze ibishoboka byose ndakwemereye ndabyutse mu gitondo niyujya kuya ngo simusiga aha mu rugo akuya simusiga ndakizi narakuvuga ahubwo jya ukivuga narakuvuga ubivugira amatama ntabwo aribyo maja uvuga icyo nzi cyo icyo ugambiriye ingambiriye ni igiki ni uko umunsimbuza rero burya mba nabimenye kare nagende uzamusanga aho abari aya ntabwo iyo gahunda nyifite yo kumusanga ahari gusa ariko umenye kuba wakoze amakosa nta makosa nzi nakoze ntabwo byemera ko wakoze amakosa ntayo
ni amakosa wakoze nta kosa na rimwe mfite. noneho kugira ngo nkwereke ko wakoze amakosa urumva nshobora no kukwirukana muri uru rugo wowe ukamukurikira kuko nabikubwiye. Ntabwo wareka. Nakwirukana ariko buryo Ntabwo byashoboka. nakwirukana. Uru rugo ni urwanjye nawe. Mfitemo 50 nkageraho 50. nese ko rwanjye nawe wowe ufite gufata umwanzuro ukirukana umuntu twaganiriye tutabiganiriyeho ngo ni murumuna wawe wewe wemerewe kumurukana nabizi. Iyo gukora waramfashe wowe sibyo kubivugira mu kanwa gusa waramfashe mfite ibimenyetso bigaragaza undi uzabyerekana ninde ariko wajya ubyerekana kubivugira amatama uraje utumva. ntabwo ngiye nshaka amagambo menshi azaturuka hirya no hino. Icyo nzi cyo ni wowe mbibwira, wowe wabikoze. Sinshaka kandi isi yose twoza. Uzabwira n'umuntu uguha amakuru ushobora kuba usigaye ufite amakuru. Ndayafite nyine. Bamubwire hari ibintu ugomba kwitondera. Ushaka kunyinjirira bikomeye. Niyo mpamvu guhera uyu munsi ndashaka kukwereka ko ndi umugabo. Uranyereka iki? Ndashaka kukwereka ko ndi umugabo mu rugo. Urabinyereka ute se? Njyewe ubinyereka. Nimba nasanze iki kwica ni kimwe maze kukibona. Ni ikihe? Umaze guhaga ntabwo gishaka kumva icyo nkubwiye ntabwo gishaka kugikora. Kurabona ukuntu budeba bishoma kumbwira babyumvise. Wigize intare mu rugo naga ari ubutaka. Ushaka kwigira intare muri uru rugo, ushaka kumpabura kugira ngo nkorere amafuti nceceke, nge nceceka gusa ukora ibyo ushaka nceceke, ntabwo bizakunda. Umva kubwira narakubashye mu bantu umugabo urabizi ko ndi umugabo ariko ntabwo ugeze ubibona. Uraceceka. Thank you.